Ako Tony. Tugaye warenga bishije. Gute. Urebe amakuru yanjye bikora ibiro byawe. Reka nitwarire. Karame. Arianditse gute? I pick it. Ngejere ngejene. Abana barirya nino bameze neza. Hanyuma weekend yari imeze gute? Weekend yari imeze neza. Yego. Nari ndi kumwe n'abana. Yego. N'ababyeyi babo. Hanyuma mbere yuko tugira icyo gusenga. Ndabona nambaye neza. Wabonye? Abonye. Gusenga? Nabonye. Sinagwaye lifti. Wabaye lifti? Yego. Kandi yari ryanjye. Igare. Ariko naguze gutwara, ndabizi. Nagutwaye. Hanyuma warivunye. Oya. Imeze neza. Hanyuma hano hari parikingi. Kuri Hongwe TV. Hari parikingi yaje hano ku Gisozi. Mu kiganiro Happy Kids. Igice cya mbere Happy Kids. Igice cya kabiri makuru kibana. Yego. Makuru kibana. Hanyuma mbere yuko tugira ibindi tuvuga, reka tubanze twiragize Imana. Ako njye nasenze. Reka nanjye twongere dusengere n'abo turi kumwe. Ako Tony. Karame. Nuko nasenze. Yego. Uwabireka? Oya. Gusenga ni ibya mbere. Buri munota, buri segonda ugomba gusenga. Ewe onye. Karame. Ngaho senga. Nibyo. Mana tugushimira yuko abanye natwe n'iki cyumweru cyatambutse iminsi yose abanye natwe, abana barabarinzi, ababyeyi barabarinda, imiryango yacu irayirinda ndetse n'inshuti zacu. Uretse rero amagambo tugiye kuvugira ngaha yawe umugisha urakomeze buri kimwe twifuza. Imana irinde n'abana n'ababyeyi bacu ndetse n'ibyo tugiye gukora byose turinde. Hanyuma duhe n'abaterankunga bose na televiziyo yamamara ikiri ku isi hose. Karame. Imana igiye nasa na byinshi. Ariko mana yanjye. Ariko mana. Imana igiye. Namaro. Yo muri magasin sport class. Yego koko. Hanyuma Imana ibyo byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abana turabakunda cyane. Hanyuma nyemera suze abana bagera muri 3. Vuga gusenga. Ari cyane. Yego. Ndahazi. Nyemera suze. Angatoni. Papa ni pastor. Ambassadeur. Mama twasinze. Hanyuma perte nyemera suze abana bagera muri 4 cyangwa 3. Ndahera kuri Shimwa Kariza Kayira. Ufite impano yo kuvuga ubutumwa ndetse Angatoni. Arandusha. Reka kumvugiramo. Ntabwo mbikunda. Reka nsuhuze Koheni, reka nsuhuze Kavini, reka nsuhuze Ayani. Angatoni. Urangurira igisi yasana. Yego. Iraryoha. Uretse kumvugiramo. Reka nsuhuze Anje, reka nsuhuze Umutoni Uwasi, reka nsuhuze Angatoni. Stella, Angatoni. Simbi na mama we. Angatoni. Urugari wari buriye.
reka nsuhuze Sabrina, nsuhuze mama Tony, reka nsuhuze abavandimwe bose na Kami n'abantu bose. Uncle Tony, abantu batangiye guhamagara babe bihanganye. Uncle Tony, bamburiye. Kamanda sura. Kamanda suze na Perira. Perira turamusuhuza. Perira. Abana. Yego. Uncle Tony, reka suhuza abana dusengana. Abasuhuze. Bazaze mu munyenga. Ku igare ryanjye. Ku igare ryanjye. Uncle Tony, uza kugenda? Tugende Uncle Tony. Uncle Tony, oya, nariye neza inyama. Papa wanjye nyine waguze inyama. Wakoze siporo se? Reka turamutse n'umuntu twumve. Hello? Yes. Umeze neza? Hello? Yego. Yego. Uradukurikiye? Nanjye suhuza mushuti yanjye. Nanjye suhuza. Zaze nk'umunyenga. Zaze nk'umunyenga. Nyagatare abamagare. Abamagare? Bayagure muri... Abamagare Nyagatare. Dream Code Sport. Irigari bari kuri... Sawa turagukunda. Mukanya turabibaza ibibazo. Hanyuma mutsindire irigare. Twari wari kuri... Dream Code Sport. Baragira. Yari magazi sport class yabamo. Uncle Tony, yari ryanze kurivuna. Oya, reka noneho niveho. Banze ntanga umunyenga. Sawa, reka turabandi bana. Basuhuza abantu nka babiri. Hello? Yes, hello. Yego n'amahoro. Yego urakoze inshuti yanjye. Duhe umwana. Uzabitwaruguriye muri magazi sport class. Wese uri umwana. Duhe umwana tumumunyenga we. Duhe umwana. Uncle Tony, ajya hirya uri kumbyina. Ajya hirya. Ndashaka abana bawumunyenga. Ufite ibiro byinshi. Uncle Tony mbabarira. Uncle Tony nabaze cyane. Uncle Tony nabaze cyane. Urakoze. Yego. Allo. Mwana. Amakuru yawe. Uradukunda? Mukajya tugiye gutanga ibihembo ku bantu bari butsinze. Uncle Tony, reka mbaze umwana. Hari ibihembo byinshi. Uncle Tony yanguriye na sanavisi. Naguriye hasi. Urakoze. Hari n'igikombe cyo guhereza mama. Uncle Tony, reka twitabe miliyoni imwe. Noneho dufite arakaririmbo. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Noneho reka tubwire perezida akadushyiramo tukabyina n'abana. Uhita umwana umwe asuhuza abantu babiri harimo na Perira. Yego. Ndahita mbona umunyenga. Uncle Tony, igare ryanjye ntabwo ushobora kuritanga umunyenga. Imana yaguhereye ibintu dutangira ubuntu. Naraguze muri magazi sport class. Nabo bazajyayo. Sawa. Nitabe. Allo. Yes, Ashim. Sasa nk'umunyenga. Ushaka umunyenga? Uzaze. Bye.
cyane. ariko mana umwana uteje akuringa ariko umwana ako n'umunyanga reka kurinda dushyiremo ka karirimbo keza. Abana bakunda gukina n'utunyoni umwana reka dushyiremo tugiye kubashyiramo tukabyinana. niba muri tayari tubyina. yego Happy Kids ikorera he? yego akatani akakaririmbo bagashyiramo ibintu bashaka kubyina. dushyiramo akaririmbo tukabyina. akatani tumaze duparike indege. akatani ufite ibiro byinshi akatani tumaze tubyina ka karirimbo. akatani dore ryaje ari kuyemo karirimbo kari keza cyane wakakunze ako narahaze cyane. warira iki? ukarisitiya ugiye gusenga? avuye gusenga akatani noneho reka twumve n'abana icyo batubwira. ariko abana tubashishikarize kujya muri Wisdom School. niba ukunda guseka ariko nawe nanga kuvuga ibyo batakubashije. ariko wowe wabaye hanyuma umuntu wize muri Wisdom School agomba kumva ibyo bavuga kandi tumenya ko ndi mukuru agomba kubaha. respect yourself barabitwigishije kubaha n'abantu bakuru no kwiyubaha wowe ubwawe. respect yourself hajya mu gifaransa mwize mu ikanwa iki twize respect yourself wiyubaha wowe ubwawe nimara kwiyubaha n'abandi bazakubaha. c'est respecter niko bavuga. c'est respect d'accord merci beaucoup. hanyuma nangiye kuvuga niba wabayute niba wumva wishimye vuga merci. niba wumva wishimye babaye gutumbara niba wumva wishimye vuga nkunda Yungwe TV ikorera ku Gisozi. wabayute niba wumva wishimye vuga merci. niba wumva wishimye vuga ngo aho niba wumva wishimye kora kunda yawe ko wabaye ko yanjye ako turazi cyane. ndahaze niba kubera sama juice byose mu gitondo niba wumva akutuva kijya nkubahije niba wumva wishimye tina niba wumva wishimye vuga ngo ndishimye abana ndishimye. niba wumva wishimye bwira abana ndabakunda cyane. sengo
urakoze wize muri wisdom school kikageza cyane gifite ubunararibonye gifite mu kwigisha gifite kigisha indirimbo nyinshi kigisha n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibifuzo byinshi muri Swahili n'igishinwa ngaho suza abana mu Swahili cyane cyane yo ibyo ni byo wizeyo nize igishinwa mu Kiswahili jambo sana watoto tunawasalimia sana habari gani abakongomani ni inshuti zanjye n'abatanzaniya nabo tuhamagariye ngo twumve ko atubwira umwana ashaka kwiga muri Kigali Wisdom School. Alo urinde werere ongera ijwi. Alo mwana yagiye ni nono urinde werere yagiye nono. Alo indi amakuru yawe yego ndasubiza abana babiri subiza abana babiri yagiye umwana. Alo Kavine undi umwana nanjye subiza umwana hano bete hanyuma ndashaka gusoma kuri Joyce. Urakoze ndashaka hanyuma na byishimo sawa mukanya tugiye kubabaza ibibazo katwitabira. Alo yes alo witwa ndiriri Mugatsata Robert witwa nde Evode umeze neza wagiye gusenga yego hari akantu basomye Evode ushirangiye Evode uradukunda urakoze Evode reka suhuza abantu babiri. Yego na kirisiti mani nk'umugisha sawa mukanya turababaza ibibazo uzabitsinda tuzamutumira zano tubyinane tubyinane kwinanga ku igare perira ndagushuje yego sawa na mukanya. Alo yes alo urinderere alo perte wanyemereye ko abantu bakomeje guhamagara cyane hanyuma karame abakaniye kugusaba yego waretse yego tugafata igare ryacu yego tukajya kuzana juice za Sana tukajya kuzana na bari nagize ibyo muri magasin sport class yego tukajya kuzana n'ibikombe tuzahemba abana n'ababyeyi babo bagize isabukuru tukajya kuzana yego na juice za Sana nibyo noneho turetse tugaruka yego tuganire n'abana yego sibyo zirimo kawe kadirimbo tubwira Angotoni Brida yego aradukiramo akaririmbo gato yego ariko yego nabanze reka abana yego amata ya top Teresa Brida reka abana amata ya top milk
twigendere. Tugiye kuzana ibihembo byanyu. Ibihembo byanyu. Tugiye kuzana sana byinshi. Turimo ku kadirimbo. Tuzana ibihembo byanyu ku igare. turaje amakuru yawe abuze neza abana igare ryacu twarishyize mu igaraje Uncle yari yanyiciye amapine kubera ibiro byinshi nyine duhita turisiga mu igaraje hano twari tugiye kugurira sana juice Uncle wakabaye ka sana juice reka none Uncle kararyoshye akagurishije akaya kandi kakamazi nakenda kanywa mu kanya hanyuma sana juice ni ji nziza cyane asanga kandi mu matasiyo hose aragenda ukababwira ngo mume sana juice yo mu gakombe ni sana nziza umwana wese ugiye ku ishuri yego ziri mu moko menshi yego wakunda ibihe nkunda pome ukunda pome nkunda epo wabibonye hanyuma reba ibi bintu wabibonye ubwire ejo nagiye muri magasin sport class yo kugura ririya gare ngo ryishe ariko nasanze ibikombe byo guhemba abana nasanze amabaro ibaro bayikinye mu gikombe cyiza warayibonye nanjye nigeze kuyikinaho kandi nawe wakinye muri iyo kipe nakinye muri batsinda ariya muri za banyahe ntacyo hanyuma ejo bundi nabonye bagiye kwakira abana bari bavuye i Paris ikipe ya Paris Saint-Germain nawe wari uriye hanyuma nagezeyo rero uretse nanyimwereke abantu bakunda gukina basketball uyu niwo mupira wonyine mwakinisha witwa wiki umupira witwa mountain baro nziza noneho hari n'abantu baba bakunda gukora siporo yaba muri jimu dore izi nizo ga bakoresha reka nambara urebe izi ga ukuntu bazambara Uncle Tony ko ari nziza cyane gusa ko ize muri wisdom school muri bikoreshaga abantu barwanira mu school dukora na siporo yego bakaduha n'amagare wabonye bakaduha n'amata dufite inka ibyo byose ni wabikuye muri magasin sport abana barabona ko nambaye ga niba mushaka kujya muri jimu abantu bakunda kujya muri jimu gukora amahoma gukora guterura ibyuka kubyibuha bakangana urubanza waterura wambaye iki abana muri kubona ukuntu ungana waterura wambaye iki iziga ni yanjye ine yanjye ahubwo tuni uzagura iyawe ese urabona nakeneye kujya muri jimu nakeneye kujyayo kwiyambarira neza muterankunga ukomeye uri muterankunga ukomeye ahubwo tuni uretse muri ukuntu baterura wakabaye agiye gutyo iki nicyo zimara wabibonye aka ngaka niyo gateye uhita ubikije ya kurana wumva bisa mbijaya wabibonye uri kubibona nanjye nerura ndebe ko najya uyu ndanzi hari akandi ako niko kawe duteruye turebe abana muri kureba muri wisdom school ibi byose bibayo uko dukora siporo byose bakabiduha babiguriye muri magasin sport class niho babibahaye ni ukugenda mu giciro gitoya ntabwo bahenda Uncle Tony ntabaje ya bahise ubyumva abana ni gutya rero bakora mufata utu tuntu mukaza mugiterura gutya nanjye bakora siporo umwana akora siporo yarize muri wisdom school ariko umaze gukora siporo ufata akajuisi ka sana ukanywaho ubwo bivuze ngo ukora siporo unanywa sana juice ibintu bimera neza ukora siporo ufata juice ya sana ukanywaho cyangwa ugafata top milk no gusimbuka umugozi byose ni siporo abana muri cyaka kakantu bakita petit pois
nyine bafite twagiye muri siporo turi muri wisdom school yego twagendaga tugaterura utu tuntu dukora n'abandi banyeshuri tukagenda muri magasin sport class bakaduha imyenda yo kwambara ya siporo bakaduha n'utu twuma twitwa udupeti poa tugaterura twabura guterura tugashyira kuri juice irasana hanyuma uterura wambaye izi karazi igiye guterura ntabwo wambara umupira nambaye ahubwo wambara nk'uwo wawe ndetse ukambara n'uyu mupira ibi byose twaberetse reka noneho kumva abana icyo batubwiye ko nyemerera sibyo suhuze umuyobozi mukuru wa magasin sport class musuhuze namusuhuza gute nambaye class uyu musuhuze ni nziza nta kibazo turagusuhuza umuyobozi wa magasin sport class managing director ndetse n'umuryango we wose yitwa Hasani Hasani uzi ko ariwe wambika amakipe yo mu Rwanda yose amakipe yose wambure nko kuri Hasani juice yego nawe nywaho hanyuma umere neza kuko umaze gukora siporo reka suze n'umuryango we wose na Perira na mama Perira reka suze n'abakozi ba magasin sport class imbere mbakubwire Emmanuel reka ndamusuhuje suze Ibrahimu ndetse n'umuryango ndetse na Pasi nawe ndamushuje akorera muri iduka rikomeye rya Dream Sport kugira ngo nabo bafatanya nawe nzakutwara ugiye guhahirayo muri magasin sport class ibintu byose bisanga muri magasin sport class hanyuma reka twitabe abana tubabaze ibibazo abana turabaza ibibazo bakabitsinda neza turabatumira baza hano kuri iyo ngoti batsindira ibihembo ibi byose football bakina mu gikombe cy'isi basketball igikombe cyo kwimba ababyeyi yigeze gutwara igikombe ndiye ikipe ndi gukina umupira nanjye ni cyiza igikombe ni cyiza hano wakibona atari muri magasin class uvuga ngo warakoze kumbyara utuntu muri magasin bashyiraho ikipe y'u Rwanda ni ikipe y'igihugu ariko toni reka mpamagare umwana numve icyo atubwira hanyuma tumubaze aya mabara nangahe Halo bita umwana witwa nde ariko Kevin amakuru yawe biretse gato yashuje umwana ukamubwira wiriwe asubiza yego ni byiza amakuru ni meza reka tumaze ikibazo utazikosora umwana muri ibi bihembo byose wakunze ikihe yabuze amahitamo umwana w'amakuru iki kiganiro turimo bacyita ngo iki umwana w'amakuru amakuru yawe nanjye meze neza urankunda naduha umwana nawe uri umwana wiga mu wa kangahe werere uradukunda werere wiga mu wa kangahe umwana reka mubaze ikibazo iki kiganiro cyitwa ngo iki Epic Kids hanyuma igice cya kabiri cyacyo cyitwa ngo iki makuru kibana mubaze ikibazo cya nyuma reka mubaze ikibazo cya nyuma hanyuma atsindire sana juice cyangwa igikombe aherize mama we ivuga ngo warakoze kumbyara ukigera kutera ababyeyi neza nawe ushaka kuzajya muri gym gukora siporo uzagurira imyambaro hehe yego hanyuma televiziyo ngo TV n'abanyamakuru ifite hanyuma turavuga imyanya n'abandi batandi muntu
yagiye ako tuni yagiye hanyuma uyu nguyu yaravuze ngo uretse nanjye aya irayobye ariko reka mushimire reka twumve undi mwana yego halo yagiye umwana amakuru witwa nde umwana wambwiye amazina yanjye n'amazina y'uyu muntu turi kumwe umwana yagiye halo yari na Berite yego turagushuje halo yagiye ngo tuni yagiye dukora iminota iri kugenda dutwara umwanzi w'igihe n'amasaha halo umwana amakuru uretse no kubaza akabazo iyo ngwate zikorera he ikorera he hagana he ku gisozi ikorera ku gisozi halo umwana amakuru uyu mugabo turi kumwe yitwa nde yitwa mwana amakuru ushaka iki muri iri bihembo ushaka baro reka tumubaze ikibazo nigitsinda tuzagutumira hano hanyuma nibitsinda tuzaguha baro umwana ngo tuni yego hari umwana wanditse yego aranditse ngo iyi mesaje aranditse ngo bimeze bite ngo turabakunda cyane yego umuzaduhe ngo natwe muzaduhe igare azaze turimuhe tuzamujyane muri magazine mwese arigure ngo waravuga ngo iki umwana amakuru windwa wirereye urinde uherereye he Nyagatare Kamasozi turabashuje bagira amakare wazibonye bagira ushaka amakare kuzajya gukora siporo uretse abantu ba Nyagatare bagira amakare bizi ko bahera muri magazine ariko amagare se rutari iriya ryanjye ariko se hariya bagira Senajuice umwana Senajuice wayibonye mama yikugurire n'ubu wa mbere kandi n'ubu wa mbere uzaze nguhembe halo umwana amakuru tumeze neza neza tumeze neza yego nawe urakoze ngo tuni karame ndasuhuza n'undi mwana yego uri i Butare yego bita Jori ndamusuhuje umwana witwa Jori ndamusuhuje reka suhuza n'abantu bakunda abana bari Irene ngo tuni yego nabona rero amasaha yatujyanye wanze ugiye n'amasaha ariko niterura reka umwana umwe asezere tumubwire ngo bye hanyuma dusezere dutahe tuzagaruke kuwa gatandatu yego nibyo halo tubwira ngo bye umwana bye umwana bye naho kuwa gatandatu tuzariguha kuwa gatandatu bye
hanyuma Bertin nyemerera nyine umwanzi ugiye n'amasaha nyemerera shimire abafatanyabikorwa bacu bose Sana Juice Didosi Magaza Sport Class kuko yakoze siporo wambariye muri Magaza Sport Class hanyuma Sana Juice hanyuma reka shimire n'umuyobozi wa control room Prida yakoze shimire abafatanyabikorwa bose bandi bari hirya no hino ndetse n'abo twabanye mu kiganiro abafatanyabikorwa n'amakuru hanyuma reka mbashimire yego hari n'ugira ikibazo hanyuma ikiganiro ni ubutaha nakagaruka gatandatu saa 3 kugeza saa 4 ku cyumweru kugeza saa 3 kugeza hari icyo wibagiwe ango tuni karame shimye abantu bose twabanye n'ababyeyi bose baduhaye abana tungana ngo tuganire bafashe umwanya wawe ubutaha bizagenda gutyo kandi tuzakora ibintu byiza kurushaho ubutaha gushya twisi hanyuma mukomeze kugubwa neza mukurikira ibiganiro bya Yongwe ndetse n'amakuru mu kinyarwanda byose ugiye gukurikiraho mugire icyumweru cyiza turabakunda bye.